umunsi wa mbere njya gukoresha indirimbo producer yandongoye amaturo abiri andongorera muri studio pe sha umve ngo byari binabishye nyine kwa kundi umuntu akurongora ukumva birabishye sha ntiyarazi no kurongora uretse no kuba yego ntarabishakaga ariko ntiyarazi no kurongora pe ubwo rero umunsi wa mbere yandongoye amaturo abiri recording ntibyarangiriraho umunsi wa kabiri njya nanone kuri recording ibyari byasigaye andongora andi maturo abiri bwa gatatu noneho bwa nyuma kumwe ugiye kurangiza nyine projet uvuga uti ngiye kuri recordinga bwa buntu bwa nyuma bwo gushyiramo to baking utegewe nagiye ari nimugoroba yari yambwiye ngo tura recordinga nimugoroba shamana muto iryo joro noneho ho sha yandongoye amaturo ntabara ku buryo yandongoye amaturo agera nko kuri 4 cyangwa 5 muri iryo joro uko kose yandongoraga kwari kugira ngo ankorere indirimbo kuko ntari mfite amafaranga sha andongora dore ukuntu ubundi byagenze ntabwo byandyoheraga pe dore ukuntu byagenze hari uburyo nyine umuntu akurongora byibuze akaba ari wa muntu uzi gutegura akagutegura neza ukabishaka noneho wagira amahirwe akaba afite wenda n'imboro nziza byibuze ku buryo akurongora ukumva biranaryoshye rero uriya we yari afite akantu kangana urwara gatonya ariko wamubona mu mapantaro we cyangwa mukubitaniye mu nzira sha wabona ari umutipe w'ibogari ntabwo wamenya yuko atazi kurongora dore ukuntu ubundi byatangiye njyewe naramwandikiye kumva navugaga ni umuproducer w'umusitari ariko ndi umukene kandi mfite impano naramwandikiye kuri Instagram ndamubwira nese ko mfite impano yo kuririmba wazambabarira ukankorera indirimbo ko nabuze amafaranga yo gukoresha indirimbo ndabyibuka icyo gihe yaranyandikiye yansubije haciyemo iminsi 2 arambwira ati se gute umukobwa mwiza nkawe wabura amafaranga yo gukoresha iki indirimbo ndamubwira nisha n'ukuri narayabuze arangira arambwira ngo ubwo nyine ngurimana none se nimba ngo nta kazi ugira ngo ukaba udatanga n'umupuri wumva iyo ndirimbo nyine yazakorwa gute ati nanjye ni producer ushaka yuko nkukorera indirimbo nanjye rwose wanyishyura udafite amafaranga yo kunyishyura wanyihera umupuri n'ubundi nabonye uri umukobwa mwiza uteye neza nabonye ufite amabono ngamanyashi njyewe unyihereye amaturo rwose njyewe nagukorera indirimbo kandi nkanagufasha gukora promotion man numva nyine ambwiye akantu k'ingenzi numva mbwiye ingingo kabisa ndavuga ntise undi wa mugani ko nshaka kumenyekana abantu bakamenya ko mfite impano yo kuririmba ko nshaka kuba umusitari nkaba ntafite amafaranga yo gushoramo umugani ntanze umupuri ntibyavamo tayari ndamubwira nti nubone kuzambwire arangira arambwira ngo ejo niba ufite akanya uzaze nta bakiriya mfite kuri studio ubwo nashatse umuntu ngo uza agatike yari yahandangiye kuko nta mafaranga ngewe nari nifitiye noneho maze kubona umuntu nguza agatike nuko nka 4 za mu gitondo nari ngeze kuri studio ewana ndamureba mbona biratangaje ukuntu muye n'icyamamare atari ukumubona ku ma social medias ndanabimubwira ndabwira ntabwo nari nzi yuko nahura n'icyamamare nkawe uwo mwanya ntabwo yabanje kunyereka yuko ntabwo nyine yahise andongora tukibonana burya twarahuye arangije arambwira ati ongera undirimbire numve kuri ya ndirimbo yawe ndaririmba arambwira ati ufite impano wowe uzagera kure ati kandi nzabigufashamo njyewe ndabikwijeje kuko njyewe nakwishimiye urumva mane producer watunganyije mikoro umva ngo umunsi nta muntu n'umwe wigeze ugera kuri studio ashobore kuba yari yatangaje ko adahari
kuko ntabwo wambwira ngo umuproducer nk'uriya w'umusitari yabura abantu bamugwaho kuri studio. ubwo rero twarikodinze indirimbo, nuko turarikodinga indirimbo irarangira nyine, ariko ntiyarangira nyine yose, ariko iby'ingenzi turabikora. noneho bigeze nka saa 12 za nimugoroba, numvaga nyine narushye nananiwe. arangije arambwira ngo nawe arumva yananiwe, ngo ngiye gutaha, ngo nzagaruka nyuma y'iminsi 2 twongere tugire ibyo duhinduramo, tugire ibyo twongeramo. numvaga mfite ibyishimo mu mutima wanjye kuba basi mbashije no kugera muri studio nkarikodinga indirimbo. urumva, noneho by'umwihariko ku muproducer nk'uriya. uwo mwanya rero turangije kurikodinga, yagiye yegekaho umuryango, arangije arambwira ngo rero ngo urumva ngo nawe ngo ntabwo wagenda gutya. nari mfashe isakoshi ngiye kumusezera, arambwira ati oya, uteretse isakoshi hasi. arayifata gutya arayinyambura, na telefone abirambika hafi nyine ya piyano yari iri aho ngaho. arangije arankurura aranyegereza. yari yicaye muri za ntebe nyine z'abaproducer, yari intebe ndende ku buryo mpagaze n'ubundi twarabeshyaga urebye. uwo mwanya yatangiye kunsoma tayari mu mutima, mpita mvuga nti sha ya maturu ngiye kuyatanga tu uko byagenda kose. ubwo muri ako kanya rero twarasomanye turyana iminwa. urumva, numva cyokoze gusomana arabizi, sha turasomana umwanya munini kabisa, nk'iminota nk'icumi turyana iminwa kabisa. ariko numvaga nta mudu ngiye mfite yo kuryamana nawe pe, ariko narebaga nkabona nta buryo nyine ndamuvamo. turangije kuryana iminwa nibwo yatangiye kugenda amfungura ibipesu by'ipantaro nari nambaye. nagiye nambaye agapantaro k'agakoboyi, atangira kugenda abifungura. ntabwo nari bumubuze kuko twari twabivuganye, nanabimwemereye, gusa ntabwo nari nzi yuko ari uwo munsi ari buhite abinsaba. numvaga hari wenda azabinsaba proje yararangiye, ariko mve ngo uwo munsi yarandongoye pe. ubwo yamfunguye iyo pantaro rero yaba yinkuyemo, ariko sha numvaga ntabishaka pe, si ukukubeshya. niba nyine ni kwa kundi ukora ikintu ariko kumva mu mutwe wawe ntabwo bikurimo. numvaga muri njye mfite zagara, nkavuga se uyu mutipe ubundi yandongora bikazarangira n'iyi ndirimbo atanayimpaye. ariko nkavuga nti hoya reka mwizere. ankuramo agapira nsigarana isutiye cyokoze ntabwo yayinkuyemo, ahubwo urabona hari uburyo umuntu akura amabere mu isutiye ariko yo atayikuyemo. nibyo yakoze ayakuramo. arangije arambwira ngo usanga ufite amabere meza, we ngo wari ubizi? arambwira ni yego nari mbizi, abantu benshi barabimbwiye. arambwira sha ngo ni meza, ngaryoheye kuyonka. uwo mwanya atangiye kuyonka, ariko ubwo kubera nyine zazagara zo mu mutwe numvaga ntari gushyukwa pe. ariko ubwo mu mutima nkavuga nti nubwo ntari gushyukwa wenda kuko mfite zagara, nayikozamo sha 1-2 ndahita nshyukwa kabisa. kuko bijya bibaho, hari igihe umuntu aba yumva nta mudu afite nyine yo kurongorana, ariko yamara kumugeramo akumva biraryoshye. ubwo rero hakurikiyeho iki, yanyatse amabere arayonka, afata rimwe arabanza araryonka kabisa, arimaraho nk'iminota 2, ariko ubwo mu kuryonka irindi naryo yabaga ari kurikoraho gutya, nyuma afata irindi araryonka. noneho ibyo birangiye ahita ahaguruka
yikuramo imyenda nawe. Ariko ubwo impamvu yandongore muri studio, iyo studio yabo iba muri ghetto n'ubundi abamo, noneho akabana n'undi mutipe kandi nabonye inzu yabo ifite icyumba kimwe. ubwo urumva nimba ari umutipe babana, nimba ari umushyitsi wari waje kumusura, hari umutipe mu nzu ariko mu cyumba cye cya ruguru. urumva hari niyo mpamvu yandongore muri studio. nkeka ko iyo umuntu aza kuba adahari yari bundongorere mu cyumba. ubwo rero amaze kwiyambura umupira, mbona akuyemo ipantaro, akuyemo akenda k'imbere. Imana ishana aratunguwe, yari afite narebye ukuntu areshya, ndeba ukuntu angana, ndebye agapipa afite, ndavuga ese bibaho ko umuhungu mwiza nk'uyu, muremure nk'uyu, yagira akantu kangana gutya gatoya we. narakarebye ndeba n'ukuntu ntari muri mudu, ndavuga n'ibuseye ko nari nzi ko ndaza kubishaka ari uko ingezemo, nkaba mbona ari akanifu nta n'ikintu nakumva. shaka ari akanifu gatoya byatari. ubwo uwo mwanya rero arahira arambwira ko none se ngo ko nkunda ngo umuntu ngo unsoma ku bintu wambariye ukabikora ngo umusisa we. mu mutima nabyo ibyo byarandakaje, ndavuga gusa uyu muhungu uri gushaka ko mwonka ibintu byibuze yakarabye. cyakoze ntabwo numvishe hariho umwanda. nashiye bugufi nyine nsa nk'upfukamye ndayonka. mu mutima ndavuga ntishaka nihangane iyi ndirimbo irangire, kuko ikozwe n'umusitari akaba azanamfasha muri promotion. hari igihe izahita imenyekana nkahita mba icyamamare, noneho izindi nkazazikoresha bitangoye. nicyo kintu nyine napfaga kugenderaho. nuko umuhungu rero akuramo nyine ko ndamusisa, ariko shoka ari gatoya. nukuri pe gato, ku buryo njye navuga se kahagaze ntikarahagara, gato cyane. ubwo rero ndangije nibwo nahagurutse, arinjira angane nuname. narunamye mfata ku ntuze kuri ya ntebe yari yicayemo, noneho uwe anturuka inyuma, ariko yari yambaye agakingirizo. cyakoze nicyo kintu namukundiye, yari yambaye agakingirizo pe. yari adufite aho ngaho muri studio, yari afite tiruwari turimo. arangije arambwira yari nunamye, ariko rero dore ikintu gisekeje, yambaye agakingirizo mbona karimo karamujabuka, kwa kundi umuntu yambara nk'inkweto kubera ubunini yaza yateye intambwe ukabona iri kujabuka. kubera ko rero afite akantu gatoya, kurongora byasabaga ko arongora ayifasheho gutya kugira ngo iyo prudence itamucika igaheramo. Imana ibaze nyine umuntu ufite ibintu n'akari agakingirizo katafata. byari bito byatari. ubwo umuhungu rero ndunama muhaka inyuma, umuhungu abacometsemo. ariko nkubeshya nakubwira ngo hari ikintu numvisha habe, nta kintu nigeze numva rwose. ni kwa kundi wumva umuntu nyine ameze nk'aho arimo arikinisha cyangwa arimo aragukiniraho, numvaga ntazi ibyo arimo. nyine gusa yararongoye, amaze kurongora nk'iminota nk'icumi, iminota 10 yararangije, ariko ubwo ntacyo numvishe. ndangije ndambara, maze kwambara nsamba namusabye n'amazi yo kunywa. noneho mfashe isakoshi ngiye hangase ngo rampa kamwe, ngo kamwapi wana gusungo kamwe koko ngo wowe ngurumva ngo wahaze ngakantu kamwe, ngo nyuma y'iminota ingahe ngo tongere ukabishaka twenyongeza ka kabiri kandi ntabwo uzabyicuza. numvishe bindakaje kubera ko n'ubundi nta kintu numvaga pe. ariko nyine turu narayimuhaye, nari bubigenze nte. iya kabiri yo nagize umwaka aratinda. uzi n'umuntu gutinda utari no kwenjoyinga habe na gato. iyo aza kuba afite wenda ibintu bifatika binini ntari kuba ndi kwenjoyinga. birarangira, ndangije ndataha. arambwira ati umusibe ejo uzaze tureke indirimbo twayirangiza, poroje yarangira, kuko iyi ndirimbo ni nziza. ewana naratashye
gusa nyine mu mutima nari nishimye kuko navugaga nti basi bwa rimwe ngeze ku nzozi zanjye numvaga ngeze ku nzozi zanjye navuga ni basi bwa rimwe ngeze ku nzozi zanjye ndarikodinze uyu muproducer ni umusitari niwe ugezweho niwe bose abasitari bose bakoreshaho nuko nyuma y'umunsi umwe rero nasubiyeyo ashaka noneho yarabanje arandongora pe nagezeyo aranyakira nyine aransuhuza nsanga ariko yaneguriye noneho n'akantu ko kunywa yananegura utubyeri tubiri twonyine maze kutunywa ngiye kurambura atangiye kunkorakora ndamubwira ntize producer turabanza ibi ngibi arambwira ati wanagukumbuye unabonye uri umwana mwiza nkwereka dukore kamwe ubundi tujye muri projet niturangiza projet urama kandi ugiye gutaha nari bubihakane gute se ngo nifuzaga kuba icyamamare ubwo tuba turasomanye nk'uko n'ubundi bushize byagenze tumaze gusomana akuramo akimara gukuramo ubwo ibyo nari ngiye gukora nari mbizi ko hari uguhita mbanza nkayonka namara kuyonka tayari akinyuma kwa kundi turabikora arandongora nyine ubundi tujya muri projet indirimbo turayirangiza hasigara utuntu duke twa tuntu nyine kumwe nyine projet iba yarangiye tu nubwo arangije arambwira ngo ihangane ngo tuzige tuzadukora bwa gatatu ngo naharare ubucya uhita ugenda projet yawe yitwaye kuri flash uwo munsi warangiye nyine arongera ndongora ituru ya kabiri ndataha ku munsi wa gatatu rero nahaje ari nijoro yari yiriwe afite abakiriya ku manywa nahaje ari nijoro naho ntabwo yanyatatse yari poze mu kazi dukora akazi nk'amasaha 2 twari turangije ibisigaye noneho ari bya nibyo ku masteringa n'ibiki birangiye umujama yarandongoye mw'abantu nimba ari uko yari azi yuko projet irangiye nta kindi kintu azapfa kumbeshyeshya yarandongoye yego nta kintu numvaga ariko nyine narabangamirwaga yandongoye ituru ya mbere ngeraho ndaryama kuko afitemo intebe ndende abantu umuntu aryamaho ndetse akirambura andongora ituru ya kabiri yandongoye nk'amaturu nkane kuko naryamye nka 8 we yarakiri muri projet ariko washira nk'iminota nka 40 cyangwa isaha akaza agacumitaho gatoya agasubirayo ubwo rero icyo byabaye byarangira bimaze kurangira mu gitondo projet yanjye niciye nsanga kigiri ariko yarangiye yarambwiye ati akira none indirimbo yawe yarangiye genda ushake amafaranga uyikorere video cyane muzayisohora ari audio simbizi ariko njye nuyisohora nzagufasha promotion narataye umva indirimbo nyikorera audio ariko audio irimo n'akavideo gatoya kanjye nyisoza nahise mbwira producer ni ngaho mfasha gukora promotion umpuze n'aba abanyamakuru bose bakomeye muziranye ndebe ko indirimbo yamenyekana munga ati nagukumbuye uze kuzumanza undebe tubiganireho promotion ntabwo ari uko igenda ndaza kukubwira ukuntu bigenda inzira bicamo nagiye kumureba ngezeyo ndamurongera nkuramo andi matura 2 ubwo amaze kuba amatura angahe 8 amaze kunkuramo icyo gihe noneho nagiye arangije kundongora kugira ngo hari ikintu kizima yambwiye reka ikintu cyonyine yamfashije yambwiye ati fungura TikTok kuko ntayo nari mfite Instagram yo nari nyifite ariko yambwiye ati noneho humura ngoheje indirimbo yawe izatangira kurebwa n'abantu mwe umva ukuntu abakobwa baribwa amaturo icyo gihe naratashye kuva icyo gihe naherutse icyo gihe bwarakeye views ndagiuga nifite views 80 nkajya muhamagara nk'ingase ko nta view ko ndi kubona views zitazamuka ntabwo uratangiye kumura promotion anijya sine kuri WhatsApp ndamuhamagara ntiyamfata
ahantu hose aranyihorera, mpita mbibona ko nyine icyo yishakiraga ari amaturo. Yego indirimbo yarayikoze ariko nta kindi yari bumfashe habe. Nahise mbona ukuntu abakobwa baribwa amaturo babeshya ngo bazabagira abasitari. Ni ukuri abakobwa bagenzi banjye mureke tubaze